mbwira ko niba naraye ntaryamisha areka sinturyame ubundi undyame hose ese ntaryama wagiye kuryama mu buriri se ariko wabaye wagiye mu buriri nyine ukaba ari uryama mu buriri se naho hano habaye ubuse urandyama usinzi ntasinzira nka nagona ariko ntanagona wasubijwe se cyasubijwe cyane rwose nawe arakuriya we bagagutera stress wangu wacu ubona ko hasigerwa rwose nizere ko nawe urushimye cyabaye ugiye kumbyara uretse uriya we wabaga ari kurya gusa si n'ibyo byose se nta kandi kamaro ke none se cyangwa mbwire wazareka nyine tukajya ku murenge nyine gusezera tutari igikumwe akanya se urashaka ko tujya gusezera akanya se none bisaba iki hari imyiteguro nta myiteguro ariko ihambaye imyiteguro se y'iki za myiteguro sha wabyemera nta myiteguro ihambaye nizo uzatumira abantu barenze 20 bikese abo bose nyine n'urugero naguhaka 20 keretse buri umwe wese ajya yizana ibyo kurya n'ibyo kunywa oya niyo yabizana ibintu by'akavuyo amafaranga yanjye nyine amafaranga nyine n'ubwo afite ariko ntabwo ari ngombwa nyine ngo yatere inyoni ahubwo nyine ubwira nyine tubipange ubwo se mu twabishyira na ryari nko mu kwezi gutaha se umuntu yaba yiteguye bihagije ubundi burabisaba iki nta kintu bisaba uretse kujya kwiyandikisha se nta bintu birenze bisaba kuko nta mafaranga imisozi y'iyi Gicumbi rero ayiwe imisozi y'intako ndeba inaniye Matoso Karame Matoso yego cha mezute isa komeza mezute umbona uri n'ibikapu se ahana he wa muntu we nidanje urugo rurananiye birangiye harimo icyo kibazo se ni nko kumunga none ko nawacu ngira awanyigira none se wabaga kwaregisa umugabo se yanaye nyine to byagutaye cyangwa yakwirukanye yanyirukanye mwapfuye ibiki se by'abagore n'abagabo ubundi se ko numva uri kwimbaza cyane wowe urabizi maze wumve kuba wambwira ibintu mwapfuye wenda nkakugira inama tubigenze gutya na gutya urumva ari ikibazo wafashe iki kuri umwana amateka jewe genda kuze ntago ndi umwana nta nubwo na ego wenda sinkuze cyane abasogokuru ariko nanone ndakuze ntago nabura inama nakugira ku buryo ushobora no kukugirira akamaro cyane ngaho nguko nyine nguko nuko byagenze yambwiye ko yanatabyara okay ngomba gufata umwanzuro wo kujya iwacu none se ubundi mbere na mbere mwigize mujya kwa muganga wenda umenye uti ni wowe utabyara cyangwa niwe oya arabyanga Mate nukuri kubaza ibibazo byinshi uri kunyijijisho muri kunyereka ko muri abana beza ibibazo byanjye byose murabizi ikibazo rero ni ikibazo cy'ubuzima abizi sinkunze kubona umwanya kitwa n'ugenda ukabikurikirana ukabyandikisha ndabyandikisha suko mirangamuntu yawe se byose si ibintu byo ndagenda mbyandikishe igihe bazajya badukeneye ntabwo aba ari inshuro nyinshi tuzajya tujyana ariko se nka byawe nibyo mu bapadiri n'abapasiteri ngo barajya kwiga ariko niba baniga nta nubwo byaba ari kenshi kaba ari nka kabiri gato ibyo ngibyo biroroshye ntabwo bivunanye ubwo uzashaka umwanya indangamuntu cyari iyawe wandikisha ibyo nyine nta kibazo mfite barakoze kubyemera ntabwo nabyanga rwose umva arakoze kubyemera pe ubundi umva agira ishyari koko igihe yari yarabera ariko wari wo kugutesha umutwe gusa ishaka rizamwica ibyo nakazi agira ishyari ibyo ngibyo njye sibindeye ubundi twibanire none niho dutuje nta zindi stress nta kibazo
cyane rwose. ibibazo byose turabizi ariko nyine ntabwo byose tubizi tuzi bike nyine ko muserera yirwa kubwira gutyo uko mbwiye ariko ibindi birenze aho ngaho byo ntabyo tuba tuzi kuko urabizi ko abantu bapfa ibintu byinshi rero kugira ngo nihurutuze ngiye mvuga uti mupfuye ibi ngibi nibi ntabwo nabibasha rwose ngese okay ngaho nguko nyine nuko byagenze nta kundi nabigenza none se harya ngo nababyeyi ugira akira ntwaza n'igikapu yewe kiranaremeye wa muhungu none ikibazo ngende gutya wenda wowe ushobora kuri kugana hano ngende kugana ujya heza ndajya aho mbonye ubwo nahangana haryama pe ubu saa hizi ngizi ntabwo ndi gutekereza nese urabona hano hasi waharya ndaharyama none ndajya he ko numva ufite ibibazo se ahubwo mfite ibibazo ahubwo sawa uri no kunyereza nta n'ikintu wenda kumfasha reka nigendere ariko hari akantu nekereje baburetse kugenda muge urumva mu rugo buriya nshobora kugenda nkabwira mama bakaba bagucumbikira kuko nyine uri umuturanyi barakuze nta mutima mubi wawe tukagenda none ngiye nkabyumvisha nuko rero tugende mbyigishe mama twumve ko twagucumbikira nta kibazo mbese ko ndumva uri kujyana hariya hirya iwanyu ni hano nyine ni hano ni hariya ndetse subizi ko ari hano hepfo ndi kuzengerera yiteguka tugende humura ni hafi gatoya turagerayo urabona ko umaze no kugarura n'umubiri kandi wari umaze kunanuka ukagira ngo nturye tangiye kuba inzobe mba nakwitaye witonde ahubwo mukanya turaza kujya muri ahubwo se ko numva akantu k'inzara kagiye kuza akantu k'inzara se wabwiye umukozi ubu se nta ni ngombwa tubabwira akagira vuba ubwirije we arige yatinda njye kukireba ariko tumubwire nacyo biba bisaba kugira ngo umuntu amubwirize buri gihe yamubwira agire vuba vuba siko bwanakeye koko cyangwa se niyasanga bitarashya ndebera akantu mba nisomera umva naba nkuhaye n'utubuto cyangwa nkakureba hafi aho ngaho kandi amubwire umugore mwiza reka azabyara ameze nka shase tabyara harimo mutunzemo iki nagira nzanire nirire ko witatse se have zamuka z'ubusaza ziba zambaye ndiyo wagira ngo mwitabi byishimo yewe bimeze bite ni fresh ariko wari ukoze impanuka bora ni habi mwana nta kundi hangane biba kandi niyo ngo hasi njya mbere ari kubwira hari hasi se ariko hasi ngo ni kwa nusa ko undi waturutse hejuru ngo mwisi leta gwamo hari cyane nizo ngo bimeze bite mwana ni fresh ngira udukuru tudashira udukuru se hari ubwino mwisi ari amakuru ufite ra wapi yaheze ashaka ko nanjye ndabona hasa nta kintu nzi kana afite modoke ariko afite modoke mpasa se no harimo byerize oya ni mitsingi nawe n'inzoga rero warahize kugurushaga inzoga none si tuguzabyuhute ubwo se urabyibushera kuko ngana ko singana nawe banze reka tubireke turebera harimo akuma kamwe oya ntabwo njya nk'icyuma n'imitsingi gwiyongere ka mitsingi niko kadatera hangaho saranywa kamwe cyangwa tubiri wenda pasi two tuba tubaye ubundi umuhungu nkahita nyuraho nitsangara amakuru mazima ubungu bugura ngo twinshi amakuru sha ni mazima none se ubundi ushaka amakuru ameze sikarombwe ngo ufite amakuru ugenza amakuru urabizi se hoye ntabyo reba wa mugore wa Rigisa uri Alex shase
Chance se urimo kabyara. Wa wundi shawa tikita gake. Erega buriya wa wundi wakwanze kubera yuko ukeneye mwa. Nako kantu sika refresh ugashyiraho. Oya. None se niko kantu kari gutuma umwibuka. Ngaho mbwira yambe none. Mbugo rero. Ejo bundi ngire gucya kungane nawe. Ava hajya hese rero. Ava hajya he? Nyine Alex ngize amahirwe ndakubona. Akusubundi wowe uhora unyitambika. Wanyeyamya mu rugo rwawe ariko. Urabyibuka? Yego. None utangira kuntegera. None tugiye kujya duhurira mu nzira. Ndebe ko hano nono hari icyo gusa haho uranyiruka. Umva nkubwire rero. Ngaho mbwiye. Iyo wifashe ukirukana umugore wumva mu mutwe wawe harimo ubwenge. Umugore nirukanye n'uwo. Cyangwa ubwenge bwawe warabwicariye. Kukubaza. Buba hehe? Nta soni. Wowe. Kukubaza. Umugore nirukanye n'uwande. Wabuke? Umugore nirukanye n'uwande. Uriya n'umukazana wacu. Genda umurongore. Hararara. Wirukira byishwe birana ducyara ufite. Umva nkubwire. Urambwira. Ntabwo nari kubana n'umugore utabyara. Ariko umuntu w'umugabo nkawe utekereza warezwe. None irebe. Witwa umugabo byagenze gute aruko wabyaye. Aruko witwa umugabo kuko ufite ibikorwa by'abagabo. Ntabwo witwa umugabo kuko wabyaye. Gusa abagabo bose barabyaye. Hanyuma utabyaye witwa iki? Iyo utabyaye witwa iki? Ariko reka nkubaze Alex, ntabwo ushobora kwihangana ngo wihangane muri wowe. Imana iguha abana. Dore mbese uko asuzugura. Alex reka nkubwire. Nuko uri umugabo nagukubita. Urashaka kunkubita? Alex urashaka kunkubita? Uranze utubereye ikigoryi. Ese reka nkwereke icyiza. Warebye muri umuna w'umugabo wawe ukaba ari wo muhereza. Nanamumuha. Uriya mukobwa aritonda afite ikinyabupfura yararezwe. Ariko ntabyara. Kubwirwa n'ikikarita wowe. Reka nanakubwiza ukuri. Mu bantu batabyara umugore wawe ntumushyiremo. Shatse ntumushyire mu bantu batabyara ahubwo ni wowe utabyara kuko n'ubwenge warabutaye. Narabutaye. Asone. Usigaye untega ugashaka no kunkubita mu. Oya reka nkubwire. Ndi umugabo mugenzi wawe. Nagukubita. Reka nkwereke icyiza rero kimwe cyaho ngaho wipivunika nigende mu byo ndimo. Shatse sinkimushaka. Namaze kubona undi ubyara. Ngaho agenda azashaka. Namaze kubona umugore ubyara. Azashaka n'abandi. Bibu bwa mbere n'ubwa nyuma. Akira tubitegere. Ndavuze uzamwifuza. Bibu bwa mbere n'ubwa nyuma. Sinzamwishifuza. Uzamwifuza utenda kubona kandi nanjye unyibagirwa. Toka genda. Genda hoshi. Ngo Alex yaramwirukanye. Ngo nagabyara. Bivuze ko batandukanye. Ngo nagabyara. Ari Alex na Chance utabyara ninde? Sha. Ntabwo wamenye nyine. Ariko buri uko mbona shashobora kuba ari umugabo. Mbona umugabo asa nk'ubura utubura mu mutwe. Kuko asanga no hasi ari ukuntu. Bura saburi yasurebye se wasanga twadutoriye tubiri two hasi nyine. Hari dufite ikibazo. Asanga ari akazi byo buriya cyangwa. Wasanga ari akazi bye. Ariko se buriya nanone reka tubisubire. Reka dufate inguni zombi. Usanze na Chase ari utabyara. Chance akaba ari utabyara. Nabyo byashoboka. Kabara Alex cyangwa Chance. Magati akanari genda reka dufatenda. Urugero dufatenda kwa yaba ari Chance. Ndatekereza ko ariko sinzi ko yaba kinkunda. Yinde vuga ku ruhande rwanjye. Ariko ayasha kuvuze gutyo wagira ngo uramukunda. Uyu mwana mukunda pe. Kandi utekereze ibintu nuzigiye twatandukanye. Ibaze imyaka ishize kiragenda nyine umupeti. Kuko urabizi ko nduta ariko nubwo ndutaho imyaka mikeya ntago ari myinshi. Wari umupeti ariko ntari umwana wo gutumutsima. Nanjye nabagana nyine. Hari ibintu wabaguze nyine. Rero shamwana Chance agarutse twabana tu. Agarutse mwabana? Abinyemereye ariko cyemeye. Kugira atabyemeye nyine. Izo mitsinge ebyiri rero ndaje nzimwe sha. No uziko nzahana ari ubwo sari banzo se. None se ni wari wansabye imitsingi. Nyemerere ebyiri. Nyemerere ebyiri. Ubwo uragereka ya gatatu no. Ntacyo niyo kenshi kandi bigende neza kuri fresh. Uziko acumbitse mu rugo se. Twanyuze. Haki kibazo mukecuru. Agahoga ukuze. Aho nga wikishima cyane. Umukecuru nishima ari ikintu cyari kibabaje nuko yari ari kwa Alex.
kandi Alex uramuzi rero buriya nuko utazi umukecuru wanjye umukecuru nawe nimba arabyaye kanyota ubwo nase ntiyaba ari kanyota turamukubita rimwe we ni umuntu ajyana abarokore shamuha fanta turamuga ajya kugura fanta cyangwa nyine reka tureke gutinda mu magambo ngende muza araswaye nyine araswaye tu araswaye ntaribi turi kumwe meze ute se ndetse nyinshi meze neza ninde sikurangiye ko ndiyama ndiburangiye ko ndiyama Matiso nyine nari mugutumye tuyarambwiye ngo uriye kandi nyine yarashite igihe kinini tudahura urashakira iki ngo nshaka ko tuganira urashakira iki tuganire rero niko wanyanze nakubaza amakuru yawe uranyanga tuganire iki narakwanze ninjye washatse amafaranga ninjye washatse amafaranga ndakwanga washatse amafaranga uranyanga wanze undi ninde ntabwo mbizi nabonaga nta mafaranga ariko nizere yuko amafaranga ko yabona